ntabwo buriya ntabwo wabura usengera usibwira ko umuntu ufite amafaranga amasoko afunze yabura ahahira ako kantu umuntu ufite amafaranga niyo amasoko bayafunga yego babimuzanira mu rugo ntabwo yabura hajya guhahira. Ndashima Imana yacu ko igikorana na leta y'igihugu ati kubera iki iyo hene yarabyaye yagize umugisha zageze mu 100 amaye ubu ni nk'aho ariyo botike yanjye mfite nta muceri nkena mbitanga mpamagara mucoma Imana ishimwe amen. Ubu uyu munsi tuvugana ubu ndi kuri kamera turi kuvugana mfite 27 ubu uyu munsi tuvugana muri Kigali ku muhanda wa kaburembo hariho n'amatara. Uyu munsi Imana rero yaguhaye message imeze gute uyu munsi ujari iki uhishiye abagukurikiye? Uyu munsi ni ibintu bibiri kubwira abantu ko Imana igira neza, kubwira abantu ko Imana ikiza indwara yose n'ibibazo byose, bujya n'inzara n'indwara n'ibibazo n'indwara no kubura amahoro mu rugo rwawe n'indwara. Nje kubabwira ko Imana ishoboye ibintu byose. Ndahera ku bafite kanseri, yego aho bari hose bizere bakore kuri kamera kandi nyuma yaho bazashime no kuri televiziyo bakoreho kandi bazashima hazabonekamwe abashima. Yego Imana rero mu bintu ikiza indwara yose iri mu mubiri kurya kwa muganga barayivuye bikanga kwa muganga barayishatse bakayibura iyo ndwara yose irakira. Abo ndabafasha ko ushoboye gufata kuri yari kure Imana iramukiza urangiza. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize azamusubiza ari mu ijuru rye ryera azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Uwiteka arakiza abantu kandi yiteguye kubikora. Hari nabo yabikoreye hari nabandi akeneye kongera kubikorera. Ntabwo Uwiteka ajya arekeraho gukora, aracyafite abantu be kubita amavi hasi wizeti nanjye ndengera Mana, nanjye nkiza ubu burwayi bwananiranye bumazeho iminsi, nanjye ndenganura hari imanza naburanye zaranze sobanura, nanjye ntabara mu kibazo ndimo ntabara. Uwiteka yiteguye kumwumva kandi yiteguye kumugirira neza. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, niwo tugiye kwinjiramo. Dusenge ku bugizo ndwara ucyumvira isengesho zizagusohokamo, izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Amen. Ntabwo ngewe njya mfa kuza kuri kamera atari Imana yageze gute yambwiye. Mfite amashami menshi ariko tugiye kwirukana iyo ndwara, abari mu bitaro abari mu ngo aho bari hose. Imana yohereza imbaraga zayo ku buzima bwabo, yohereza imbaraga zikiza ku buzima bwabo mu ngo zabo aho bari mu bitaro. Uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose. Mana ukiza amarozi, Mana ukiza mu mavi, Mana ukiza ibisazi, Mana ukiza kanseri, Mana ukiza imyijima, Mana ukiza indwara zose. Oh haleluya, nta ndwara n'imwe igikunanira. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndagushuhuje kandi nkwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Wowe mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane nawe. Nge wumva nitwa ngo kamera ya Muteo, kuri kamera ndi kumwe n'Uwimana
irindi rirananiye ryivugire. Marita, amakuru yawe ni meza. umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Ni ukuri. uzi ikintu cya mbere ngiye kukubwira wari ubuzeho. Oya ni ukuri, nta kandi nari mbari. Iki ni cyo gihe. Hari ukuntu abantu bagukumbura ugasanga iyo hashize ukwezi amezi abiri urya uba wabuze. Iki ni cyo gihe rwose, iki ni cyo gihe. Mu mwuka rero umeze ute? Meze neza hose. Ko ndeba uyu munsi se utirekuye. Uyu munsi ndabona utirekuye wagira ngo hari icyo uri kubura. birimo. Birimo nta kintu mbura. Nta kintu mbura, buri akazuba ari igihe kaba gakubise umuntu ka 9:00. Ariko ndimo mu mwuka no mu mubiri ndimo. Yego. Ntiduherukana wenda abakunzi bacu babwira yuko uri umubyeyi. Ndi umubyeyi. Hita usubukuriraho ibindi wongere bibwirire kubonye ari bwo bwa mbere. Kubambonye ndi bwa mbere, ndi umubyeyi w'abana 9 n'abuzukuru 2. Haleluya. Amen. Nkaba ndi umunyarwanda ntuye Gasabo. Wabo w'abantu. Haleluya. Gasabo wabo w'abantu. Ku cyicaro cy'u Rwanda. Yego. Yesu yarabishimye rero ananjye aranzana. Kandi yankuye kure. Imana ishimwe. Amazina n'uw'Imana Marita. Niyo mazina yanjye. Nabatijwe 9/3. Nkaba nturuka Rusizi Cyangugu mu Bugarama. Yego. Niho nakirijwe kugeza n'uyu munsi ronda cyabirimo. Ntabwo ndabivamo kuko nasanze ari umugabo w'intwari, ari umugabo ushoboye kumuvaho byaba bindangiranye. Namugumyeho rero kuko yambereye inkoramutima. Yego. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Hari ukuntu abantu benshi bazi ko abahanuzi baturuka mu itorero rya ADPR. Wowe usengera muri itorero? Niho nabatirijwe, niho nturuka Cyangugu ndetse. Ntabwo ari ADPR y'i Kigali. Cyangugu. Hariya twarageragezaga gukizwa rwose. Wagiraga impano ukaba uyifite pe. Hari akantu mvuze ngo twarageragezaga. Ubwo nimuheme byashize naho ubu ngubu. Oya, n'ubu impamvu mvuga ngo twarageragezaga Abanyacyangugu. Nuko abi Kigali cyangwa abo mu zindi ntara mbona ariko bimeze. Niyo mpamvu nari mvuza cyo. Aya. Ubwo hakubiyemo akantu ko kwikunda no kwigwizaho. Niyo wabaza abantu ariko Cyangugu umwuka wera waho. Ni original. Uza abandi banyempano ngiye nkunda kubona abanyabyumba. Ngaho. Aho se sinanahazi. Simpazi. Okay. Reka wenda tutaragera muri byinshi cyane kwari kugira ngo aka kabari akanyuzemo kugira ngo abantu bamanze bamenye umuntu bari kumwe nawe, umuntu bari kuganira nawe cyangwa se umuntu bagiye kuba bari kumwe nawe. Umaze kutwibwira rero no kubibwira, nyemerera kano kanya hanyuma dutangire n'isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe mu kiganiro. Reka dusenge. Uri Imana ishobora byose, uri Imana rubasha. Aya masaha duciye bugufi ngushyirwe hejuru, icyubahiro kibi cyawe. Kubera ko twasanze uri kwiringirwa kandi uri kwizerwa. Dusanga uri intwari ku rugamba, uri Imana idakoze isoni kandi uri Imana igira neza bakwiringiye bose. Aya masaha rero tweze udutunganye, aho watugaye hose utugarukire. Uri Uwiteka kandi ibitarakubahishije muri twe utwejesha amaraso yawe n'amazi yo mu rubavu rwawe. Reka aya masaha tuguha ikaze mu mitima yacu, ndetse ikaze no ku bantu bazatwumva, ikaze no ku bantu bazaba bari kutureba. Icyuye n'amashimwe bizabe byawe, bazanyurwe n'ibiganiro byacu kandi bizageraho bibakura bigire n'ahandi bibageza, kuko uri Imana ishoboye byose. Reka Mwami Imana ube hamwe natwe, ntutube kure, tubere umujyanama, tubere rubasha muri byose. Magambo yose tuvuga azagira umumaro ku bazayumva. Urakoze ko dusenze twizeye, ni mu izina ryawe Yesu, amina. Mari, Karame. Duherukana utubwire ko ufite impano yo gusengera abarwayi.
impano ndayifite kandi ntaho yagiye. Yarakuze cyane n'uyu munsi irahari. Kireka abona agize wenda nuko bahari bakagira ni benshi. Oya wenda nanjye ndi umwe muri abo, hari igihe nari mfuye n'ubu umeze neza kabisa. Ni benshi barahari, ni benshi. Imana iracyakora, ntabwo zigwingira ahubwo zirushaho gukora. Zirushaho gukora. Rero umuntu ufite indwara yananiranye kwa muganga cyangwa kwa muganga bakabura indwara kandi arwaye, uwo nguwo azaze. Yesu arashoboye. Abaganga nabo ni abakozi b'Imana, ariko hari ibibananira. Nanjye ndi umukozi w'Imana, hari ibinanira bikajya kwa muganga. Yego kuko njye ibyanjye kereka ari amarozi cyangwa indwara kwa muganga yananiranye cyangwa yabuze. Yesu arashoboye. Barakira cyane, baracyakira, barakira. Ahubwo inshuti zanjye n'abakunzi banjye ndabasohoje mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha kandi bagubwe neza. Ariko mugane, reka dusuhuza abantu, inshuti zacu. Yego, mu izina rya Yesu bagubwe neza. Abankunda nanjye ndabakunda cyane, n'abanyangana Imana ibarinde kandi baba umutima wo kunkunda. By'umwihariko abantu bakubonye kuri iyi sheni barangiza bakagukunda, bakankunda n'uyu munsi tukaba turi kumwe, mukaba muri kumwe, ibaha umugisha, bakanakugeraho, bakanangeraho. Yego, n'uyu munsi bakaba bakimpamagara. Yego, bakandangira n'abandi. Yego, hari abantu bakora umurimo w'Imana bucece, batagiye ku makamera cyangwa ku gatuti. Nk'umuntu uba uvuze iti hari umukozi w'Imana wakuvura iyo ndwara, akira nomero ze kandi yaza agakira, nawe akabwira undi. Abo bantu bakora Imana bucece kandi Imana izabibahembere. Izabibahembere kandi ndabashimiye kandi mbasabiye umugisha, kindi mbasabiye uburinzi. Imana ibandindire ibihe n'ibihe. Akenshi na kenshi usanga impano zifumbirwa no gusenga. Ni ibintu bibiri bifumbira impano. Icya mbere ni ibigeragezo, kuko byanga bikunze ufite impano uhura n'ibigeragezo kuko ari babishaka kukuvana mu mwanya. Icya kabiri ni ugusenga. Ndagira ngo wenda ikibigeragezo tukihorere, ahubwo tugane ku cyo gusenga. Muri no minsi uri gusenga gute? Uri gusengera hehe? Dore ko ahantu hamwe na hamwe mu rwego rwo kwirinda akajagari n'ibyakururira abantu ibibazo, hari insengero zifunze n'ubute bukaba butakemewe. Weho noneho uri gusengera hehe? Ubundi ntabwo buriya ntabwo wabura ahantu usengera. Usibwira ko umuntu ufite amafaranga, amasoko afunze, yabura ahahira. Ako kantu. Umuntu ufite amafaranga niyo amasoko bayafunga, Yego, babimuzanira mu rugo, ntabwo yabura hajya guhahira. Yego, nanjye rero ntabwo mbura ahantu nsengera, ndasenga, ngasenga. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Haba mu butayu, ikibi nakavuyo, ase urajya mu butayu muri nk'isoko, mujyane na kamera, gende muri babiri cyangwa ugende uri umwe, kubita abazimu bahondagure bucece, nurangiza wisabira Imana imbaraga mu murimo wayo ukora, wimanukira. Ibintu bibiri, gukizwa neza no gusenga. Waba ushaka kuva mu bukene ukanakora, Yego, si bitatu se? Kizwa neza, senga, ukore. Imana izahita ihumugisha imirimo y'amaboko yawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni, nta nubwo rwose uzarumbya, nta nubwo uzabura uko wigira, kuko dufite Imana itajibura ukwigira. Imana ishimwe. Ndasenga pe, ndasenga. Niyo mbonye udutike nigira Polamonte nkajya kwisengera, nino nkari imisozi myinshi nkigirayo. Ndasenga ibyo ntunze nanjye ubwanjye, n'iby'umucunguzi. Ngomba gufata amafaranga yanjye rero nkajya gushaka iki? Imana. Amavuta. Nkajya gushaka Imana. Imana namara kwibona ikampa iki? Amavuta. Ikampa imbaraga, ikampa amavuta, namenye ibyo ari byo, ikampa imbaraga mu murimo wayo. Genda ushaka Imana, numara kuyishaka uyibonye uyisabe,
icyo ushaka mbi imbaraga mu murimo wawe nkora Imana ishimwe amen ijya ibikora rero ndayishima Imana ihimbazwe ndayishima mu gihe umaze ukorera Imana ni cyo kigeragezo wagize gishamikiye ku muhamagaro ukavuga uti iki kigeragezo rwose pe iki cyo kinkuye ku Mana ariko wenda kuko Imana yagufashe muri mbye yaravuze ngo aramfata kankomeza hanyuma wenda Imana ikagufata ariko ikigeragezo cyari kiguhitanye ikigeragezo cyabanje kumbitana ngiye ni byinshi numva ngo nta buzima bubi ntabayemo haba puberi nayitoyemo ubupfubyi bwangezeho uharikwa byangezeho wabyumvishije oya kandi ngo hoya kandi ndabihakanye ndanabitenze sawa nta kigeragezo ntahuye nacyo nararozwe mbega ibintu byose nirukana cyangwa nihanganisha abantu nabinyuzemo ariko ikintu cya finali cyari rukokoma kubona haje abantu utabyaye bawe ngo kandi ufite nawe benshi wabuze n'icyo ubaha hakaza n'abandi bakaba bamenye ku bawe icyo kigukura mu mva nashatse gusakuza irambwira ngo funga umunwa urugamba nzarurwana ni njye wabishatse ni ubuhamya bw'ejo hazaza inzara urayizi ukuntu iryana kugera aho ujya gutora muri puberi yego ubukode nta bushobozi ufite bwo kubwishyura ufite abana 9 cyangwa 8 cyangwa 7 ugenda hari naho banyimaga inzu ugenda ubacumbikana bakakubera abana benshi iti hoya bakayikwima ibigeragezo ni byinshi mbikubwiye nambaye ubusa acyo wambaye igitenge cya 40 ingahe uyu munsi imyenda byo niyo mpamvu ngo Yesu nasanze ari umugabo yeshu mwako niyo mpamvu ntazamuvaho uyu munsi narambaye yego ndi kurya haleluya amen inzu yanjye ndayifite irimo parafo nziza n'amakaro Imana ihimbazwa amen n'amabati yo kuri ntuza yego haleluya n'amabati ari nk'amategura cyo tuzikara amategura Imana ishimwe rero ni intwari mbega ibintu byose ibyo byose nahuye nabyo ndayishima ko imaze kubikura mu nzira ibyo bigeragezo byose nahuye nabyo yabikuye mu nzira byose ariko cyari kikuzengereje ko hari uguharekwa icyo kintu numvaga gusangira inyanya n'inyoni numva kuba mbega niba ari icyaha nanga icyo cyangwa urunuka ibyo byarandenze navuga se Imana ibi ni ibiki ariko igihe cyose irambwira ati ndarurwana ihita ururwana vuba irukura mu nzira ibiramugaruye ubwo gusenga no kwihangana no gukizwa neza yego Imana ishimwe amen gukizwa neza kwihangana gusenga Imana yesi ikura mu nzira vuba irarurwana ibingaruriye ibyanjye amen haleluya amen ibirabigaruye Imana ihimbazwe ishimwe kuko uyu munsi mu bantu bafite amahoro ndimo mu bantu bari kurya ndimo mu bantu bambaye ndimo mbega mu bantu abana bari kugira bafite ubwenge mu mashuri nejo kwa gatanu hari uzarangiza kaminuza y'imyaka 4 ihuye Butare ndashima Imana kutamamaga ngo nzaze kurya inkoko ndashima Imana ko uyu munsi nzaguhamagara cyari igihe ko uyu munsi ibintu byose byambuzaga amahoro Uwiteka yageze gute yarakubuye yabikuye mu nzira n'ibindi atarakura mu nzira mfite ibyiringiro kuko nabyo azabikura mu nzira kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane rero abantu mbere mbabwira ngo biringire Imana abandi biringira abakomeye abandi bakiringira amagare n'amafarashi abandi bafite n'ibindi n'inshuti zikomeye biringira ariko Imana yacu ibyo byose irabiruta bayiringire cyambere ntigucyurira yikugiriye neza icya gatatu igushyiraho uburinzi nta mwanze wagira gute wagushobora akoresheje amarozi cyangwa iki igushyiraho uburinzi ikindi igihe cyose ikugira inama kandi kakwereka inzira ugomba gucamo
igihe ugeze mu kibazo ihita ikuzanira igisubizo. Biringira Imana abantu bareke ibyo biringira byose, biringira Imana. Ni ibintu bitatu: gukizwa neza no gusenga no gukora, ahasigaye Imana ikabagira neza. Hari ikindi kintu nakongera gushima, ndashima Imana yacu ko ikorana na leta y'igihugu. Ati kubera iki? Yego. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nguhaye itungo ry'umugisha. Reka ibintu mbivuge kuko nabyo byaremeye. Bivuge. Ndashimiye rero ko ikorana n'igihugu cyacu cyangwa abayobozi b'igihugu cyacu. Ati mwana wanjye nguhaye itungo ry'umugisha, ndi gusenga rizakubera umugisha kandi rizaba itungo ryiza. Nkunda kujya mu nteko z'abaturage nyine mu midugudu, ndagenda njyayo ndavuga nturakoze mwami wanjye, habwa icyubahiro. Amen. Maze kujyayo ndagenda inteko y'abaturage, ngo hari amatungo leta yari yahaye abaturage bo muri uwo mudugudu. Ngezeyo nanjye kubera Imana, inteko y'abaturage ibiremeje. Ati nawe mumuhereze iki? Itungo. Baba bampaye ihene ari imwe, ndayizana. Nimara kubyara nzaziturira undi muntu. Imana ishimwe. Amen. Iyo hene yarabyaye, yagize umugisha, zageze mu 100. Amaye ubu ni nka hariyo botike yanjye mfite. Nta muceri nkena, mbitanga mpamagara mucoma. Imana ishimwe. Amen. Ubu uyu munsi tuvugana, ubu ndi kuri kamera turi kuvugana, mfite 27. Ubu uyu munsi tuvugana muri Kigali ku muhanda wa kaburimbo hariho n'amatara. Hene 27 z'Ikigali. Ni ukuvuga ngo Imana ishimwe kuko ikorana n'abayobozi b'igihugu cyacu. Amen. Ubu uyu munsi nta minerivare nabura, izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Yego. Uyu munsi nta minerivare y'umwana nabura. Yego. Bitampamagara bamucoma nk'abaye ihene 2 bakampamagana 2. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ishimwe kandi na leta y'igihugu igire gute? Ishimwe. Nayo ishimwe. Ni ukuri kuba yemera gukorana n'Imana. Ihabwa icyubahiro. Amen. Leta y'u Rwanda ishyirwe hejuru nayo. Kandi yamamare. Niyo mpamvu nkubwira ngo nkunda kuba ndi umunyarwanda. Ubwo ngubwo ntiwumva icyo kintu gitangaza Imana yakoze. N'uyu munsi yo nshatse inyama mbaga ihene, haleluya. Muri abo bana banjye 9, ikibazo cy'inyama iwanjye cyageze gute? Cyarakemutse. Hene 27 ntago wataka inyama. Ubwo nejo bundi niko ziba zinabyara ziyongeramo ngenda ngurisha. Rero Imana ishimwe, yumve ko nyihaye icyubahiro n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Imana yumve ko nabwo mbushimiye kandi nabwo bwumve ko mbushimiye. Ubu uyu munsi rero ndashima Imana ko yangiriye neza muri ubwo buryo, nkaba meze neza. Nta kintu nakwifuza, mfite izo hene. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero Imana yacu ntabwo igibura inzira yacamo ngo igutabare. Naho yarahaciye kugira ngo igire iby'intabaraho. Sibyo? Ihabwa icyubahiro. Nkabambwira umuntu wese ubabaye urushye yiringira Imana. Ariko icyambere cyitonderwa akizwe neza. Yaba ashonje akizwe neza, yaba ahaze akizwe neza. Kuko niba ahaza akaba akizwa nabi, izabihuhaho, izabikuraho, asigara agira gute? Asabiriza. Rero nagume akizwe neza mu gihe afite imitungo, no mu gihe atayifite akomeza akizwe neza. Nibwo azabana n'Imana amahoro kandi ikamugira neza mu bintu abantu batazi. Imana ishimwe. Kandi ikindi Imana itanga amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima, ubuzima buzira umuze, kuba wumva uri muzima, abana bawe ari bazima, ku ishuri. Uzi ko Imana ibintu itanga byose ugenda ugasanga byuzuye. Ndashima Imana ko abana banjye bajya baba mbere ku ishuri bigamo, kandi nta garidiyene nigisha. Imana ihimbazwe. Nari kwigisha se nyakuye, ariko Imana ishimwe ngo izigirira neza abatagira shinge na rugero, kandi ngo abantu babaswa igi bahindura kuba abanyabwenge. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ayo ni amashimwe ndi guha Imana. Nuduteze amatwi wese ubabaye ufite ibibazo, yiringira Imana, izabihindura ibisubizo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ni byinshi nashimaho Imana. Ndaguma nkomeza nshyiramo kamwe. Reka rero wenda tugende tugere ku ntuza
kiganiro cyacu nyirizina ariko ari uko mbivuga akenshi na kenshi iyo turi imbere yawe iyo uri kuri kamera uba ufite mesaje uyu munsi Imana rero yaguhaye mesaje imeze gute uyu munsi uje ari iki uhishiye abagukurikiye uyu munsi ni ibintu bibiri kubwira abantu ko Imana igira neza kubwira abantu ko Imana ikiza indwara yose n'ibibazo byose burya n'inzara n'indwara n'ibibazo n'indwara no kubura amahoro mu rugo rwawe n'indwara nje kubabwira ko Imana ishoboye ibintu byose yego igira neza kandi ruhura umuntu wese urushye ibyo nibyo nje kubabwira ikiza abarwayi abarenganira barenganura abatagira shinge na rugero ibagirira neza ntacyo yitayeho icyo bisaba ni ugukizwa neza no gukora no gusenga ahasigaye ukaramira mu gihugu Imana iguhaye kandi ukagubwa neza nta ukuvuma nta ukubwira nabi shimana ko nta muntu mvuma shimana ko nta muntu umbwira nabi yego Imana ishimwe niyo message mfite Imana ambwiye ngo ubwire abantu banjye ko ndi Imana iruhura ubwire abantu banjye ko ndi Imana ikiza kandi ndi Imana igira neza izo message nizo mfite izo nizo tugiye gukomeza tuvuga Imana igira neza mu gihe cyayo mu gihe yashyizeho tukumenyere ko rero usengera abarwayi cyane cyane abarwaye indwara zituruka ku badayimoni zigakira nk'uko nabikubwiye njye ndi umwe mu bahamya ko nagusanze ndwaye sinange gusa ari nabo nagiye mpasanga nabo wagiye urangira nabo nagiye ndangira Imana iguhe umugisha nabo nagiye ndangira kandi bagiye bampa ubuhamya bwiza Imana iguhe umugisha ndagira ngo rero wenda tugaruke uyu munsi ni ihe ndwara Imana yaguhaye kugira ngo abe ari yo usengera uyu munsi ndasengera indwara ni nyinshi ndahera ku bafite kanseri yego aho bari hose bizere bakore kuri kamera kandi nyuma yaho bazashime no kuri televiziyo bakoreho kandi bazashima hazabonekamwe abashima yego hari uwo waba urwaye igihe cye kikaba kigeze cyo gukira abo ni bo mperaho nindangiza n'izindi ndwara zose mu izina rya Yesu nazo ndazisengera abarwaye mu ndi bibyimba abaribwa mu mavi baribwa mu mavi n'ibirenge bumva bihekenywa bumva bihekenya byaka umuriro abo bantu bizere kuko Imana ifite imbaraga ibyo ngibyo birakira imbere y'Imana bazatera intambwe gusa bazi ikindi abari kure bazakoreho Imana irashoboye hari abadukurikiye izi saha ushobora kuvuga ati ubwo ngiriwe ubuntu nkahura n'iki kiganiro kandi narimerewe nabi ushobora guhita avuga ati ni amahirwe ageretse ku yandi abangaba uri buze kubafasha gute aba bantu kubafasha niyo bafata nomero yanjye bakaza ukuri kwiyera abaje babonye Imana ntabwo aribo ba mbere baba baje abaje babonye Imana yarabakijije Imana rero mu bintu ikiza indwara yose iri mu mubiri kurya kwa muganga barayivuye bikanga kwa muganga barayishatse bakayibura iyo ndwara yose irakira abo ndabafasha ko ushoboye gufata kuri yari kure Imana iramukiza ngiye gusenga yego kuri ufite televiziyo wese azakoreho yizere ufite telefone wese azizere ngiye gusenga kandi Imana izakora imirimo buri wese ahazabari azafateho ayizere Imana izakora nta kindi asabwa no gufata nta kindi asabwa azakoreho namara gukoraho yizere ko Imana ishobora byose kandi bazashima ndabizi neza yego ubu reka tube twumva iryo jambo Zaburi ibice 20 umurongo wa mbere niturangiza turasenga Zaburi ya 20 iravuga ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru ikohereze gutabarwa kuva aheraho urusengero
iguhe imbaraga z'Isiyoni. burekeye aho. Amen. Uwiteka akumvire ku munsi w'ibyago w'amakuba n'uw'ibyago w'amakuba yawe. Uburwayi ufite Uwiteka agire gute aya masaha tugiye gusenga akumvire. Aho uzaba uri hose ugakora kuri televiziyo cyangwa kuri telefone yawe, aho uzaba uri hose Uwiteka azakumvire ku kibazo cyose ufite kikubujije amahoro, ku burwayi bwose ufite bukubujije amahoro, Uwiteka azakumvira. Namara kukumvira azohereza gutabarwa kuva aheraho urusengero. Yego. Namara kukumva Imana ishimwe. Amen. Buri wese wumva aya magambo agira hamukura n'aho amugeza. Komeza usome. Yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Amina. Amen. Burekeye aho. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Ibyo usaba byose. Niba ukeneye gukira Uwiteka biguhe. Ucyumva aya magambo. Niba ukeneye kurenganurwa aho warenganiye Uwiteka kurenganure. Niba ukeneye igisubizo ufite ibibazo Uwiteka kureho ikibazo akuzanira igisubizo. Ayo magambo ni ay'Imana yampaye. Yego. Hari abantu Imana ikeneye gukiza. Hari abantu Imana ishaka kuruhura. Hallelujah. Hari abantu Imana ishaka gukuraho uburibwe bw'uburwayi mu mubiri wabo. Hallelujah. Hari abantu Imana ishaka kurenganura aho barenganiye. Hari abantu Imana ishaka kugira neza. Ayo magambo yayampaye. Ibaho icyo umutima wawe ushaka. Umuntu urwaye ashobora kuba ashaka gukira. Umuntu warenganye ashobora kuba ashaka kurenganurwa. Imana ishimwe. Imana yishoboye byose, kandi Imana ifite imbaraga nyinshi. Ifite imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwo gutabara abayo, bwo gukiza abarwayi, bwo kuruhura abarushye, bwo kurengera abantu bayo. Imana irashoboye. Amen. Iri jambo bakomeze baryumve, bajye barisoma. Ujya kumva wese akumva yicana, aze gukoraho, kandi uzakira azajya ashima Imana. Ndetse n'abakize twasengeye mbere bazabyumva nabo bajye batanga ubuhamya kugira ngo bafashanye n'ababyumvishe bumve ko bya bintu bijya bikora. Ni ukuri imbere y'Imana birakora. Isengesho rirakora. Komeza iryo jambo turangize. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, kandi usubize uko tukwambaje. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Aya magambo ni meza. Ntabwo ari njye wayanditse, ariko haje mu ijambo ryo gukiza. Yego. Uwiteka kizabi. Kandi abantu bose nabi baremwe nawe. Uwiteka arakiza abantu be, kandi yiteguye kubikora. Yiteguye kubikora. Hari nabo yabikoreye, hari n'abandi akeneye kongera kubikorera. Ntabwo Uwiteka ajya arekeraho gukora. Aracyafite abantu be, aracyafite abantu akunda agira neza. Rero wowe urushye ufite ikintu kikuruhije, wizere, kandi umara kwizera ukore kuri televiziyo yawe, ukore kuri telefone yawe, ushyire ku gutwi. Nurangiza wizere, kubita amavi hasi, wizere ati nanjye ndengera Mana, nanjye nkize ubu burwayi bwananiranye bumazeho iminsi, nanjye ndenganura, hari imanza naburanye zaranze, sobanura, nanjye ntabara mu kibazo ndimo, ntabara. Uwiteka yiteguye kumwumva, kandi yiteguye kumugirira neza. Imana ishimwe. Amen. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Niwo tugiye kwinjiramo. Dusenge ku buryo izo ndwara ucyumvira isengesho zizagusohokamo. Izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Amen. Ntabwo ngewe njya mfa kuza kuri kamera atari Imana yageze gute yambwiye. Ngiye gusengera abarwayi, cyane cyane tugiye guhera ku ndwara ya kanseri. Ifite amashami menshi, ariko tugiye kwirukana iyo ndwara.
abari mu bitaro, abari mu ngo, aho bari hose, Imana yohereza imbaraga zayo ku buzima bwabo, yohereza imbaraga zikiza ku buzima bwabo, mu ngo zabo aho bari mu bitaro. Imana irashoboye, nta kijya kinanira. Tugiye gusenga rero. Yego, tugiye gusenga. Reka nje bugufi nubaha Imana. Mana, turagushimiye, uri umunyembaraga. Duciye bugufi aya masaha ngo ushyirwe hejuru. Ijambo ryawe ryaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze aho ndi mbaruhure, muze munsange mbaruhure. Mana, nanjye nciye bugufi ngo icyo n'amashimwe ibi byawe, uruhure buri munyarwanda wese urushye, uruhure umuntu wese uzatwumva, wumva ikinyarwanda wese ahari hose, haba mu Rwanda haba ahandi hose. Mana, uzamuruhure umuruho azabarushye. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Aya masaha tuzamuye abarwaye mu ngobyi y'amasengesho nyaguhora ku ngoma, indwara zitandukanye, ariko uyu munsi aya masaha turatura imbaraga mbi z'umwuka wa kanseri, turatura ukira kanseri mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Uri Imana isumba byose, ohereza imbaraga yawe ku bantu barwaye kanseri, ohereza gukora kwawe ku bantu barwaye kanseri aho bari hose. Mana, turasenze ngo ugereyo mwami, abari mu bitaro ugereyo, abari mu ngo ugereyo, uri Uwiteka, ugende ubaruhure uyu muruho w'uburwayi bamaranye iminsi. Oh haleluya, ugende ubaruhure izi mbaraga z'uburwayi igihe zibamazeho. Uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose. Data Nyiringabo, uburibwe bubageze kure, genda ubatabare, genda ubarwanirire. Uri umwami mwiza, niwe wavuze ngo icyo tuzasaba Mana uzakiduha. Nanjye nsengeye abarwayi mwami, ari abari mu bitaro hose ugereyo mwami, ari abari mu ngo zabo Mana ubagereho, abantu babuze kirengera, abantu babuze amahoro, abantu baribwa n'uburwayi batazi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turasohora ubwo burwayi, turasohora ubwo buribwe. Mu izina rya Yesu turasohora izo mbaraga mbi mu butware bw'isumba byose. Oh haleluya, uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose. Mana ukiza amarozi, Mana ukiza mu mavi, Mana ukiza ibisazi, Mana ukiza kanseri, Mana ukiza imyijima, Mana ukiza indwara zose. Oh haleluya, nta ndwara n'imwe igikunanira. Turakwiringiye kuko twarakubonye, hari izo wakijije turagushima, hari n'izindi ugiye gukiza mwami. Tuzagushima kandi tuzaguha icyubahiro. Oh haleluya, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishoboye byose. Gera ku bantu barushye, gera ku bantu barwaye igihe kinini, gera ku bantu bababaye iminsi. Mana ubarwanirire, Mana ubakize. Uwiteka Nyiringabo, urashoboye mwami. Tabara abantu bawe Mana, rengera abantu bawe Mana, uhere ku bana bato barengere, ababyeyi, abasaza n'abakecuru, abo ngabo bakize mwami. Data Nyaguhora ku ngoma, turahagarika imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu, imbaraga z'abarozi kwa jina la Yesu, imbaraga z'uburwayi kwa jina la Yesu turasohora mu izina rya Yesu, turirukana mu mibiri yabo mu izina rya Yesu, turarimbura mu izina rya Yesu ikitavuga Imana cyose ku buzima bw'Abanyarwanda, ku buzima Kristo bw'abantu bababaye mu izina rya Yesu. Nigisohoke mu mubiri yabo, nigisohoke mu buzima bwabo, nigisohoke mu izina rya Yesu. Abantu bawe bakire, barangiza bagushime, nibarangiza banezerwe baguhimbaze. Abari mu bwigunge, abababaye abo bose Mana baruhure. Uri Uwiteka, Mana urashoboye, Data urashoboye, Nyiringabo urashoboye, uri umwami mwiza urashoboye. Aya masaha ngwino uzumva iki kiganiro wese arushya aremerewe azaruhuke, uzumva iki kiganiro wese arwaye mwami
mwami uzamukize, imbaraga yawe izamwinjiremo akire, izina ryawe rihimbazwe. Uragahora ku ngoma rero Mana ushoboye byose, ngaho barengera ubarwanirire, barengera Uwiteka we, barengere Mana. Turasenze kugira ngo abarengana bose aho bari ubarenganure, abarwayi bose aho bari ubarenganure mu izina rya Yesu. Turirukana umwuka w'urupfu katika jina la Yesu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu banyarwandakazi mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Turirukanye mu izina rya Yesu n'abari hanze bose, turirukanye mu mbaraga zisumba byose umwuka w'urupfu kwa jina la Yesu, imbaraga y'uburwayi kwa jina la Yesu. Turabashinganishije, turatura uburinzi, turatura amahoro, turatura umunezero, turatura agakiza mu izina rya Yesu. Bamenye kuri Imana ishobora byose, uri Imana iruhura abarushye. Mana urashoboye, data urashoboye. Hari abari hanze ubarinde, Abanyarwanda bacu bari hanze, Abanyarwandakazi bari hanze, uburinzi bwawe babeho, abarwaye bakire mu izina rya Yesu bakire, abarushye ubaruhure mu izina rya Yesu, abababaye mwami ubaruhure mu izina rya Yesu, ubaruhure umubabaro. Uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana idakora nk'abantu, ubera hose icyarimwe, ahantu hose urahari, mu nzu zabo urahari, mu kazi bari murahari, barenganura barengana, abirukanwa ku kazi Mana nabo turabashinganishije, nabo bagirire neza mwami. Oh haleluya, uri Imana rubasha, ngaho barinde uburinzi bwawe bubabeho ibihe n'ibihe. Imbaraga ikiza imanuke mu buzima bwabo, imbaraga ikora imanuke mu buzima bwabo, bakire gukira, bakire kubaho, izina ryawe rihimbazwe. Mwami icyubahiro ni icyawe, uragahora ku ngoma kubera kuko witwa Imana. Mana urashoboye n'ukuri, kiza abarwayi bawe, kiza abarwayi bawe. Kanseri ifite ibice byinshi, ifite byinshi, ibyo byose ubyirukane, ibyo byose mwami bikurweho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga yawe ibihindura ubusa, imbaraga yawe ibihindura ibitariho, ngaho barengere, ngaho bakize mwami. Icyubahiro n'amashimwe bizaba ibyawe mwami. Reka uzatwumva wese mwami azakire gukira mu izina rya Yesu, azakire kubaho mu izina rya Yesu. Imbaraga yawe zamuremere igitangaza, izamuremere igifatika mwami Imana. Ngaho data nyiringabo bisobanure, byasobanye mu buzima bwabo, byasobanye mu mibereho yabo Mana, bisobanure, ibidashoboka bishoboke, ibitemera byemere mu izina rya Yesu. Uturenganura aho barengana, ubarwanira ahantu hose, icyo n'amashimwe bibyawe mwami. Ndasenze ngo bakire mu izina rya Yesu. Urakoze rero mwami, ko nsenze nizeye kubikoze kubw'izina ryawe ryera Yesu. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Mari Amina karame. Imana iguha umugisha usengeye abantu b'Imana. Ndabasengeye. Hari nk'uwifuza noneho gusengana nawe by'umwihariko atari kuri televiziyo, yakubona gute? Imana ishimwe. Aya masengesho dusenze bizere ko hari ikimana izakora. Yego. Uzakora wese kuri hari ikimana ikoze ku muntu wizeye. Uzakora kuri telefone, uzumva ibi bintu wese. Hari ikimana ikoze. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hari ikikoze akiyumva imbaraga y'ubutabazi izamwinjiramo. Imana ishimwe. Amen. Kandi habwe icyubahiro. Bizere kindi bakizwe neza kandi bakore. Yego. Ibyo bintu uko ari bitatu bijya bihindura ubuzima kandi ukagira ubusabane n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Rero washaka ko dusengana kuko no kuri telefone biremera. Imana ishimwe. Amen. Bijya byemera. Nomero yanjye ni 078 20 078 7 20 47 53. Ngire subiremo rimwe. 078 7 20 47 53. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye ndetse no kuba usengeye
abanyarwanda by'umwihariko abafite uburwayi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Turabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye ibiganiro byacu. Ubaye ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, cyane cyane ko dufite gahunda y'uko abarwayi n'ubundi tuzajya dushyiraho igihe cyo kubasengera. Urumva rero kugira ngo utazajya ucikwa, wakora subscribe, kandi iki kiganiro ubaye wagikunze kandi like, wumva ari wacyoherereza kugira ngo nawe ukuri ivugabutumwa, wakora share, inyunganizi cyangwa igitekerezo, duhurire muri comment. Ibindi biganiro byo nakagaruka. Shalom shalom. Imana ishimwe.